Yesu ashimwe bene data, mu izina rya Yesu turabakiriye ku Bugingo Bwiza TV. Amazina yanjye nitwa Hirwa Aime. Imana ihabwe icyubahiro ko itwemereye muri iki gitondo ko tuganira ijambo ryayo. Mureke dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana yacu turagushimiye kuri Imana y'amahoro, uhabwe icyubahiro kuko twemereye ko tuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Rero twakira Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo babane natwe, kandi umwanya mwiza w'umugisha twemerera imbaraga z'isumba byose tube bugufi. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Katuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva igice cya 14 n'umurongo wa 10 ndetse n'uwa 13. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cya 14 umurongo wa 10 n'uwa 13. Biravuze ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. Imana ishimwe. Ku murongo wa 13 aravuze ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Ndagira ngo niri jambo tugiye kuganiraho. Bibiliya dusomye ni igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa. Murabizi ko bari muri Egiputa bakora uburetwa igihe kirekire, imyaka myinshi cyane, ariko Uwiteka aza kumva umubabaro wabo, aza kureba agahinda Abanyegiputa babatera, bituma irengera Abisirayeli ikoresheje umugabo bita Mose. Rero Imana ibakuza y'amaboko akomeye, ariko ikoresheje Mose. Hanyuma Mose ajyana Abisirayeli, kuko Imana yamubwiye yuko agomba kubageza i Kanani. Bibiliya ivuga yuko bageze impande y'inyanja itukura, ngo bahuye n'ikibazo gikomeye, ngo bagiye kureba babona inyuma yabo ingabo ngo za Farawo ngo zirabatuze. Bibiliya niko yavuze. Bibiliya yavuze ngo Farawo abatuze, ngo Abanyegiputa ngo bahuruye inyuma yabo, ngo Abisirayeli bakabitegereza, ngo bagira ubwoba bwinshi, bagira umubaro mwinshi, ngo bagira agahinda kenshi, ngo bagira ubwoba, ngo begera Mose. Baramubwira ngo Mose we, niki cyatumye udukura muri Egiputa? Mbese muri Egiputa namba zari zihari kugira ngo uze gutwica mu butayu? Iyo turekera muri Egiputa ahari tukaba abakozi babo, ko nta kintu twari tubaye. Ngo barivovota, ngo bamubwira amagambo menshi, ngo kandi asa nkaho yamukomeretsa cyangwa se yamubabaza. Mose ngagira umubabaro mwinshi, ndetse muri we asa nkaho ashatse gucogora, kubera gusa babonye Abanyegiputa, kubera gusa babonye ingabo za Farawo zihuruye. Ariko bituma begera Mose, bituma bifuza gusubira muri Egiputa, bituma bifuza kuba bari bakagombye kuguma muri Egiputa. Mose biravuga ngo yegera Imana, atakambira Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka we turegere, Uwiteka we bana nanjye, mbese ndabigenza gute muri iki kibazo muhe nacyo? Uwiteka ngaramubaza ngo mbese Mose we nicyo ufite mu ntoki? Mose ngasubiza Imana, aravuga ngo mfite inkoni. Imana yamubwiye ngo genda ubwira Abisirayeli bihaga bakomeze bagende. Mose ngaragenda, ageze ku Bisirayeli ntiyababwira uko Imana ibabwiye, ahubwo ngo muri we ngo hazamukamo ijambo ryo kubahanurira. Imana ihabwe icyubahiro. Ngarababwira ngo mwebwe gusa nimwihagararire murebe agakiza Uwiteka agiye kubazanira uyu munsi. Arababwira ngo kandi Uwiteka hari bubarwanirire, ngo kandi Abanyegiputa mwabonye n'amaso yanyu birarangiye, ntabwo muzongera kubabona ukundi. Muri iki gitondo nanije kuguhanurira, ngubwire yuko Abanyegiputa mumaze iminsi muhura, Abanyegiputa mumaze iminsi bahuruye inyuma yawe, Abanyegiputa bamaze iminsi bakugendaho. Ndashaka kuguhanurira muri iki gitondo, ngubwire yuko birangiye, ngubwire yuko iherezo rigeze, ngubwire yuko uyu muri iki gitondo Uwiteka akubwiye ngo birarangiye, ntabwo uzongera kubabona ukundi. Imana igiye kukurwanirira. Wowe uri muri
uranyumva wowe ukurikiye Ubugingo Bwiza TV, ndagira ngo uhanurire niwakira ubuhanuzi bwawe mubwiye yuko birangiye, Uwiteka agiye kukurwanirira, nawe niwicecekere kuko Imana ifite imbaraga ku buzima bwawe, Imana ifite ubutware ku buzima bwawe, Uwiteka agiye kwigwatiriza ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Mose ngaraza arabahanurira ngo Imana ishimwe. Mose ngaraza arabahanurira arababwira ngo Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi, Uwiteka agiye kubarwanira, namwe nimwicecekere. Imana ngo fata inkoni yawe mu ntoki, nurangiza ugende urambure ku nyanja. Mose ngabikoze, biratubwira ngo mu nyanja hacikamo inzira, hamera nk'ahantu humbutse nko ku butaka. Ngo Abisirayeli ngo baragenda bakomeza urugendo. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ngo yitegereje Abanyegiputa bacikamo igikuba. Ngo Uwiteka, Imana yera, Imana ivuga bikaba, yateka bigakomera, ngo yitegereje Abanyegiputa, Imana ngo ibitegerejemo gusa ngo bacikamo igikuba. Ndagira ngo Uwiteka ayemerere, yitegereze ibyakwirukanagaho, yitegereze ibyari bikuremereye, yitegereze ibyari bikuruhije. Uwiteka nabyitegereze, kandi namara kubyitegereza ndabizi neza ko biri bucikemo igikuba. Imana ngo yitegereje Abanyegiputa ngo bacikamo igikuba. Ngo Imana ngo iragenda mu magare y'Abanyegiputa, ngo icomora inziga mu magare yazo, ngo birangije ngo zigenda zikururuka, ngo zitangira gukururuka. Mu yandi magambo, Imana ibica intege. Imana nigira ibyica intege mu buzima bwawe, Imana ica intege ku bibazo byawe, Imana ica intege ku byifuzo bimaranye igihe ariko bidasubizwa. Imana ibica intege, Imana nigira ibyo ikuraho, Imana nigira ibyo yubika. Nasabye ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka yimura imisozi itabimenye, ngo yarangiza ikayubikana uburakari. Imana yimura imisozi iri imbere yawe, nirangiza iyubikana uburakari. Kandi Uwiteka arimo arakubwira muri iki gitondo yuko ugomba kumwiringira, ugomba kongera kumwizera, kuko Imana ifite imbabazi nyinshi, Imana ifite imbaraga nyinshi ku buzima bwawe. Imana irahari kubwawe kugirire neza, Imana irahari kubwawe kugirire neza, kandi Imana irahari kubwawe ngikugirire neza. Imana rero hari ibintu igiye kwitegereza ku buzima bwawe, bya bintu byari bikugoye, bimwe byari bikuruhije, bya bintu byari bikuremereye, bimwe bimaze igihe ku buzima bwawe ubona bidakunda, ubona bitemera. Imbere yawe urahabona inyanja nini, inyanja ndende, impande yawe urahabona imisozi miremire, mbese uri kubona inzira zose zifunze. Ariko Uwiteka hari indi nzira afite, Uwiteka hari ubundi buryo, Uwiteka hari ikindi cyerekezo Imana ifite ku buzima bwawe. Kandi muri iki gitondo irakwemereye kugira ngo uzuce bugufi, irakwemereye kugira ngo uze imbere yayo, irakwemereye kugira ngo wongere uyizere. Kandi umara kwizera, Imana yiteguye kukugirira neza, kuko ni umunyembabazi, ni inshuti idahemuka, ni umukunzi udahemuka, ni inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ibaho umugisha, Uwiteka abagirire neza. Narinje kukubwira yuko Uwiteka hari ubundi buryo, Uwiteka hari iyindi nzira, Uwiteka hari ahandi hantu, hari ikindi cyerekezo Imana yagusigarije. Nubwo ubona bigoye, nubwo ubona biruhije, nubwo ubona bitemera, nubwo ubona nta nzira ihari, ariko hari inzira Imana yisigarije ku buzima bwawe. Hari akadirishya Imana yaciye, Imana asigaje ku buzima bwawe, kandi iteguye kukugira neza. Imana rero hari ibyo igiye kwitegereza ku buzima bwawe bicikemo igikuba. Kandi Uwiteka, Imana ihabwa icyubahiro, Imana nishimwe, igiye gukura inziga mu Banyegiputa, igiye gukura inziga ku bibazo byawe n'ibigeragezo, kugira ngo bikuruke bigoranye, kugira ngo bitakugeraho. Kandi Uwiteka aravuze ngo muri iki gitondo
abanyegiputa umaze iminsi ubona, abanyegiputa bari bahora inyuma yawe, ntabwo uzongera kubabona ukundi. Mbese ufatanyije nanjye kwizera, ufatanyije nanjye kwizera Imana, ufatanyije nanjye kwizera Uwiteka, ufatanyije nanjye kuzamura Imana icyizere. Niba wizeye Imana, niba wizeye Uwiteka, niba ugira Imana icyizere, niba wumva Imana yabishobora, niba wumva Imana hari ukuntu yabigenza, niba wizeye Imana, wifuza ko Imana yakugira neza, reka dufatanye umwanya wo gusenga Imana kandi Uwiteka akugirire neza. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye wa Mana we yuko ugira neza, yuko uri Imana y'amahoro, yuko uri Imana yuva gusenga. Abantu baturabasengeye mu izina rya Yesu. Satani yaramaze igihe kirekire abagendaho, Satani yaramaze igihe kirekire abikoreza imitwaro, kandi Imana ihimbazwe. Ariko mu izina rya Yesu dushingiye ku buhanuzi twumvishije, dutesheje agaciro, ugire ibintu ishyiraho iherezo, ugire ibintu ukuraho, ugire n'ibyo urema, ugire n'ibyo utegeka, kandi ukuboko kwiza Imana kugerereza abantu bawe, ubaha amahoro. Buri muntu wese umutabare kandi atabarwe mu izina rya Yesu. Ukore ikintu gisha mu mitima yacu, mu buzima busanzwe. Urebe abashimwe muri twebwe kugira ngo abantu bawe bakwizere kandi bagukorere n'imitima ituje. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo rya nirigira ubutware ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom.